Yeah, alright to everyone. Muraho neza abakunzi ba filime umukire w'umumiliyoneri. This cya kigabo ngo ni Sharomo gihora gifite umushinya, cya kigabo ngo ni Sharomo gihora kirakaye nk'intare, gikomeje gutera abantu ubwoba. Aho abakunzi ba filime umukire w'umumiliyoneri bafite amatsiko menshi cyane ndetse n'ubwoba, bibaza niba iki kigabo ngo ni Sharomo kitaraza kugirira nabi umuntu bita Alice ndetse na Cedric. Iki kigabo ngo ni Sharomo cyagiye kureba umuntu bita Alice kugira ngo kimuhereze indabo, gisanga umuntu bita Alice yasohokanye n'umukunzi we Cedric. Iki kigabo kigisanga umuntu bita Alice yasohokanye na Cedric, noneho kikamenya ko akarusho umuntu bita Alice nta wundi basohokanye ari Cedric. Aho iki kigabo ngo ni Sharomo gisuzugura umuntu bita Cedric cyane, kimwita umukozi wo mu rugo, kivuga ko umuntu bita Alice atakabaye akundana n'umuntu bita Cedric, kubera ko umuntu bita Cedric ari umuntu uciriritse mu by'ukuri, umukozi wo mu rugo. Iki kigabo ngo ni Sharomo kikimenya ko umuntu bita Alice umuntu basohokanye ari Cedric. Iki kigabo ngo ni Sharomo indabo cyari kizaniye umuntu bita Alice cyahise kizikubita hasi kuri sima zirashwanyagurika, gikubita ibipfunsi kuri sima kigaragaza umushinya gifite. Ari nayo mpamvu abakunzi ba filime umukire w'umumiliyoneri bakomeje kugenda bagira amatsiko menshi cyane ndetse n'ubwoba, abatekereza ko iki kigabo ngo ni Sharomo gishobora kuza kuba kiragirira nabi umuntu bita Alice ndetse na Cedric. Impamvu ikomeje kugenda itera ibi byose nuko iki kigabo ngo ni Sharomo murabizi cyakundanaga nanone n'umukobwa bita Kami rero yaje kuba atandukana n'iki kigabo ngo ni Sharomo, aho yaje kuba agisezerera mu buzima bwe. Iki kigabo ngo ni Sharomo amahitamo cyari gifite yonyine ni umuntu bita Alice, none na Alice nawe yamaze kuba abona urwitwazo rwo kugira ngo asezerere iki kigabo, akirukane, agikure mu buzima bwe, yikomereze urukundo rwe na Cedric. Aho yaje kuba abona amafoto iki kigabo kipfukamye imbere ya Kami kiri kumusaba imbabazi, noneho umuntu bita Alice we akaza guhita ayagira urwitwazo, akavuga ko iki kigabo ngo ni Sharomo yagifashe kiri kumwe n'abandi bakobwa, ari nayo mpamvu yavugaga ko araza kuba yagisezerera. Guys, iki kigabo ngo ni Sharomo rero giteye ubwoba, gihorana umushinya. Iki ngiki ni ikigabo kigenda kigatereta umukobwa kiri no kumukubita. By the way, ibaze nawe iki kintu kuba uri gutereta umuntu ukamutereta uri no kumukubita. Ngira ngo iki kigabo ni Sharomo mugenda mubibona ko nta mukobwa n'umwe wakifuza gukundana n'iki kigabo. Ngira ngo iki kigabo ngo ni Sharomo murakizi ko ari iki diaspora. Uyu mugabo ngo ni Sharomo yavuye USA, yavuye muri Amerika aje mu Rwanda kugira ngo arebe ko yabona umukunzi, ariko imyitwarire ye ikomeje kugenda ituma abura umukunzi. Aho n'umuntu bita Alice yari asigaranye umuntu bita Alice, murabizi ko yamaze gukonfirima umuntu bita Cedric ko ari we wenyine bakundanye kandi kari nawe bazabana. Umuntu bita Alice icyaburaga kwari ukwereka iki kigabo ngo ni Sharomo ibihamya bigaragaza ko umuntu bita Alice atagomba kubana nacyo, hanyuma ubundi umuntu bita Alice agatangira kwitegura kwibanira n'umukunzi we bita Cedric. Guys, naho ubundi umuntu bita Sharomo we nawe niwe usigaye ukundanye na manager, niwe usigaye ukundanye na Kami. Abantu mushigikiye urukundo rwa Cedric na manager, mu by'ukuri namwe mugaragaze urukundo hasi muri komenti, muvuga ati Cedric na manager hejuru, muvuga ati Cedric na manager wapi. Turavuga umuntu bita Dani na manager. Ubundi umuntu bita Dani niwe ukundanye na manager, naho umuntu bita
Cedric we akundanye na Alice ari we mushiki w'umuntu bita Dani. Guys, rero muri filime yacu umukire w'umumiliyoneri, ngira ngo muri kubona ko iki kigabo ngo ni Shalom gikomeje kugenda kibura byose nk'ingati imennye, aho kibuze umuntu bita Alice, kikaba kibuze na Kami. Mu by'ukuri umuntu bita Shalom akaba akomeje kugenda abura umukunzi bitewe n'imyitwarire ye mibi. Ese guys, nimba mukunda umuntu bita Alice, murifuza ko yabana na kiriya kigabo ngo ni Shalom mukurikije n'amahane kigira? Guys, umuntu bita Cedric rero we akomeje kugenda akorera surprise zitunguranye umuntu bita Alice, amusohokana. Umuntu bita Cedric agura agakote keza kameze neza, agatangira kubesha umukunzi we Alice, akamubwira ko ari utwo yakodesheje, mu by'ukuri ko yagurishije akanyana iwabo mu cyaro. naho kumbe umuntu bita Cedric murabizi ko ari umukire ukomeye cyane, aho amatsiko akomeje kuba menshi ku bakunzi ba filime umukire w'umumiliyoneri, bibaza ubundi umuntu bita Alice ko yakundiye Cedric ukari, akamukundira ko ari umukozi wo mu rugo, akamukundira ko akennye kandi akumva aranyuzwe n'umutima wose. Abakunzi ba filime umukire w'umumiliyoneri bakomeje kugenda bibaza ngo ubundi umunsi umuntu bita Alice yabanye n'umuntu bita Cedric, agasanga Cedric ni umukire ukomeye cyane ufite amakampani agiye atandukanye hirya no hino ku isi. Murabizi umuntu bita Cedric afite amakampani ku migabane igiye itandukanye y'isi. Murabizi manager we wa mbere wakoraga muri la kampani ba Dani bakoramo, murabizi ko yagiye gukurikirana amakampani ya Cedric ari muri Korea. Guys, urumva ko umuntu bita Cedric ari umuntu ukomeye cyane, aho benshi bakomeje kugenda batekereza ko umuntu bita Alice ashobora kuzatungurwa bikomeye umunsi azaba yamaze kuba abana n'umukunzi we Cedric. Ese guys, wowe urabyumva ute? Ese murabona ibyishimo umuntu bita Alice bitazamurenga? Gusa nawe ari guhura n'akababaro gakomeye cyane, bamuserereza ngo ari gukundana n'umukozi wo mu rugo. Ariko guys, umuntu bita Alice afite urukundo rwa nyarwo, ndetse n'umuntu bita Cedric nawe afite urukundo rwa nyarwo. Bose mbega muri make bose barakomfirimye, ahubwo igisigaye umuntu usigaye gutungurwa ni umuntu bita Alice usigaje kubona uburyo umuntu bita Cedric bitaga umukozi wo mu rugo ari umumiliyoneri, aho ibi byose ari ibintu abakunzi ba filime umukire w'umumiliyoneri bategereje. Ari nayo mpamvu ngusaba kuba wakora subscribe. Guys, reba munsi y'iyi video kuri iryo buto ryanditseho subscribe, ukandeho ufungura inzogera, ubundi ukande na like. Nk'abakunzi ba filime umukire w'umumiliyoneri dukomeza twizamukira imbere cyane, kubera ko n'ubundi